Kristo akuzwe ndabaramukije mwese abakurikiye Grace upon Grace channel. Nitwa Francine, uyu ni umwanya w'ikiganiro Itara ni talenta. Karibu mu kiganiro. Insanganyamatsiko y'ijambo ry'Imana uyu munsi iravuga ngo shakisha gusobanukirwa, kuko kudasobanukirwa bishobora kuburizamo cyangwa bigakerereza ibisubizo. Ijambo ry'Imana tugiye gusangira turarisanga mu gitabo cy'imigani, umutwe wa 4 umurongo wa 4 kugeza kwa 8. Ubuzima ni ishuri, kandi buri gihe iyo umuntu yiga aba ashaka gutsinda, kandi ntawatsinda isomo atasobanukiwe. Imana igitwigisha, Imana igidusobanurira, ibintu byose dushyiramo imbaraga, ibintu byose duha umwanya wacu, umwanya urahenda. Ni byiza kubisobanukirwa kugira ngo tugabanye guhomba, kugira ngo tutohereza imbaraga aho zitagomba kujya. Reka dusangire ijambo ry'Imana. Nuko data akanyigisha agira ati, umutima wawe ujye wibuka amagambo yanjye, ukurikize amabwiriza yanjye, maze bizakuviremo kubaho. Jya wunguka ubuhanga, wunguke ubwenge, ntukabyirengagize, nguce ukubiri n'amagambo yanjye. Ntuzatatire ubuhanga, uzakuragira, uzabukunde, uzakurinda. Ujye ushakashaka ubuhanga, nibyo ntangiriro yabwo. Ujye ushakashaka ubwenge, wifashishije ibyo utunze byose. Uzabupfumbate, uzagukuza, n'ubuhobera buzaguhesha icyubahiro. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nkunze ukuntu uyu mwanditsi w'iki gitabo yatangiye avuga ku murongo wa 4 ngo nuko data akanyigisha agira ati, umutima wawe ujye wibuka amagambo yanjye, ukurikize amabwiriza yanjye. Natwe turigishwa na data, nubwo abatwigisha baba ari abantu, ariko burya twigishwa na data. Imana ni twigishiriza. Uyu munsi irambwiye, uyu munsi irakubwiye ngo umutima wawe ujye uhugukira inama zanjye, ujye ukurikiza ijambo ryanjye, ngo bizaguhesha kubaho. Umurongo wa 5, jya wunguka ubuhanga, wunguke ubwenge. Imana irabizi ko ubuzima bwo kuri iyi si butoroshye, ngo jya wunguka ubuhanga, wunguke ubwenge. Kandi iyo umuntu yungutse ubwenge akunguka n'ubuhanga, nuko aba yasobanukiwe. Ikintu utasobanukiwe ntabwo kikungura, ikintu utasobanukiwe ntabwo kiguteza imbere. Umurongo wa 7 nawe ukunze, ujye ushakashaka ubuhanga, nibyo ntangiriro yabwo. Muri Bibiliya y'Icyongereza baravuga ngo shakashaka gusobanukirwa, ngo ujye ushakashaka gusobanukirwa, nibyo ntangiriro yabwo ubuki ubuhanga, ngo gusobanukirwa niyo ntangiriro y'ubuhanga. Umurongo wa 7 ngo tujye dushakisha gusobanukirwa, kuko ariyo ntangiriro y'ubuhanga. Nibyo ujye ushakashaka ubwenge, wifashishe ibyo utunze byose. Kugira ngo umuntu agire ubwenge, ngo azakoreshe n'ibyo atunze. Niko Imana itubwiye, koresha ibyo utunze, koresha umwanya, koresha ubushuti, icyo wakoresha cyose, kugira ngo ugire ubwenge, ngo ugire ubuhanga, ngo ugire ubushishozi, ngo ubashe gusobanukirwa. Uzabupfumbate, buzagukuza, n'ubuhobera uzaguhesha icyubahiro. Uzabupfumbate, buzagukuza. Ni ukuvuga ngo ubuhanga n'ubwenge ntiturekure, dufate dukomeze. Hari inkuru nigeze kumva, ni village imwe yari ituweho n'abantu batunzwe no guhinga. Bari abaturage, bagahinga bagaha, mbese bakoraga imirimo isanzwe, ariko bari batuye hamwe nyine kugira ngo babagezeho amajyambere. Hakaba hari ivuriro, ariko icyo gihe ngo ababyeyi bakundaga guphusha abana bakiri bato hagati y'abavutse n'imyaka 2. Iyo babatwaraga kwa muganga, abana babaga bafite ibimenyetso bya diare no kuruka. Akenshi rero babahaga imiti, bakabaha narya amazi y'imyunyu yo kunywa kugira ngo be kugira umwuma. Rero ababyeyi ntibari basobanukiwe n'ibyayo mazi,
hakabaho umubyeyi babiha akagenda yinuba akavuga ati bagomba kumpa imiti ikomeye, bampaye amazi gusa, bampaye amazi se arakorera iki umwana, aya mazi aramara iki? Akayamuha nabi nabi, wenda no kutabisobanukirwa nyine, umwanya muke ari mu turimo. Nyuma y'iminsi 2 umubyeyi agasubiza y'umwana yarembye, hakabaho ubwo umwana bibaye ngombwa akajya mu bitaro cyangwa se agapfa. Ngo haje kujya hapfa abana benshi cyane, noneho abaganga n'abanese baricara bakora inama, baravuga bati dukora iki ko abana bari kuduca mu myanya y'intoki, ko abana bari gupfa tureba. Noneho rero umunesi umwe aravuga ati nyamara nubwo aba babyeyi benshi tubaha amazi tukabaha imiti, twababaza bakatubwira ngo twayabahaye amazi, ngo imiti twayibahaye, nkeka ko batabaha imiti neza, nkeka ko aya mazi batayabaha. Dushakisha ukuntu twareba uburyo ki dukurikirana uburyo abana bafatiye imiti n'uburyo kibanywa aya mazi. Nuko rero bubaka ikigo, ni ikintu cy'igihangari bubatse, baragisakara bateramo intebe. Noneho umubyeyi yazana umwana afite ibimenyetso nk'ibyo twavuze, bagahita bamujyana harya hantu, ababyeyi bakabagaburira, bakahirirwa, ukajya uhirwa kuva mu gitondo kugeza nimugoroba iminsi 3, bakagutwara icyangombwa cyawe wazanye, bakazakiguha nyuma y'iminsi 3 bakurekuye. Noneho bakabigisha uko baha abana amazi, ukayamuha amazi bareba, akayanywa, akayanga, batongera umunsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu. Ibyo barabikoze ku babyeyi bose, n'abafite imiti iyo yabaga ari antibiotique bari gutanga, barakubwira ngo umuzane mu gitondo bamuhe na nimugoroba umugarure, isigaye bakazayiguha nyuma y'iminsi 3, bakavuga bati nibura nyuma y'iminsi 3 umwana azamaze koroherwa. Izo ngamba bazifashe byagabanyije umubare w'abana bapfaga ari batoya, umubare w'abana bapfaga waragabanutse cyane, birabashimisha. Ariko ku rundi ruhande ababyeyi byababereye ikibazo, kuko kuza kuhicara iminsi 3 imuhira yenda yahasize abandi bana, hari indi mirimo yagombaga gukora, ni byinshi yabaga yagombaga gukora, byababereye ikibazo. Noneho ababyeyi bigira inama bakavuga bati ariko rero iyo tujyanye abana nta kindi babaha uretse kubanywesha amazi. Aya mazi wajya yategura natwe tukayabahata nk'uko abanesi babigira, ntitwirirwe tujya kwa muganga. Umubyeyi yabona umwana afashwe agifatwa afite diare no kuruka, agategura ya mazi ku mafishi yo gukingira, haba hariho ukuntu bayategura, akayamunywesha cyane, agashyiraho umwete, avuga ati singiye kujya kwicara hariya hantu ndi kunywesha amazi umwana, n'ubu nayamunywesha. Byagabanyije umubare w'ababyeyi bajya kwa muganga bajyanye abana kubanywesha amazi, bigabanya n'umubare w'abapfa, hanyuma bose barunguka. Niba ujya wibaza igituma Imana itunyuza mu bikomeye, hari igihe yemera ko ibikomeye bitubaho, nuko hariho igihe kwiga bigorana ku mwana w'umuntu, bikarindira ko unyura mu bikomeye kugira ngo wige. Natwe hari ibintu byinshi Imana yemera ko bitubaho mu buzima bwacu kugira ngo twige. Aba babyeyi bari barabibabwiye, bababwira akamaro k'amazi, bababwira uko bayakoresha, ntibabasha kubishyira mu bikorwa kugeza ubwo biboneye ikibazo bagize cyo kwirirwa bahicaye n'uburyo kibigiriye akamaro abana babo. Hari igihe rero Imana natwe ducisha mu bintu bikaba ari byo bitwigisha. Twatangiye tuvuga ngo insanganyamatsiko y'ijambo nivuga ngo shakisha gusobanukirwa, kuko kudasobanukirwa biburizamo cyangwa se bigakerereza ibisubizo. Dufatiye ku rugero rw'abo babyeyi, hariho umubyeyi wajyanye umwana wiwe ajya mu bitaro, atindamo kubera ko igihe atarasobanukiwe, atamuhaye amazi neza, atamuhaye n'imiti neza, bigatuma umwana aremba. Kuba atarasobanukiwe icyo gihe byatumye umwana ajya mu bitaro atindamo. Iyo bajyaga kwa muganga, igisubizo bashakaga nuko abaganga babakiriza abana. Icyo gisubizo bashakaga ku baganga hari igihe cyatinze, bidatewe n'abaganga ahubwo bitewe no kudasobanukirwa k'umubyeyi. Hariho umubyeyi watinze atwaye umwana we arapfa. Icyo gihe rero igisubizo yashaka ku baganga nuko bamukiriza umwana, ntiyigeze akibona kubera yuko hariho igihe atarasobanukiwe agakora ibintu kutariko, bigatuma igisubizo yashakaga ku baganga cyo kugira ngo umwana we akire atigeze akibona. Si ibyo gusa kandi kudasobanukirwa bishobora no konona umubano. Niba hari umuntu, tuvuge nk'urugero, nk'umwe muri abo babyeyi yari inshuti n'umunese cyangwa n'umuganga, noneho akabona ntamuhaye imiti ikaze ngaho umwana, amuhaye amazi gusa, umubyeyi kudasobanukirwa ashobora kuvuga ati umwana wanjye yapfuye kubera uburangare bwawe, yapfuye kubera ko ntacyo mwamfashije. Kandi n'ubu bibaho, uzasanga abantu benshi binubira abaganga, binubira abanese. Hariho igihe haba hariho
harimo no kutabisobanukirwa. Icyo gihe rero kudasobanukirwa hari igihe byonona umubano. Nanone kudasobanukirwa hari igihe biterereza umuntu gucumura, kuko iyo winuba hari igihe utekereza byinshi, wenda aranyanga biterwa nuko naho nturuka, cyangwa se nuko jyewe nduyu n'uyu. Ibyo nabyo ukabitekereza bikaba byaguterereza n'umutima mubi n'ishyari, kandi byaturutse kutamenya. Kudasobanukirwa bishobora gutuma umuntu acumura. Urumva rero ko ingorane zo kudasobanukirwa ari nyinshi. Ibyo twavugaga ni igihe umuntu ateze ibisubizo ku bana b'abantu cyangwa se ku bintu runaka. No mu bukristo bwacu tuba dutegereje ibisubizo ku Mana. Isi irimo ibibazo byinshi, twitabaza Imana, ariko siko buri gihe ibisubizo dushaka ko Imana iduha tubibona. Hari igihe tutabibona. Nk'uko byagendekeye abo babyeyi, kudasobanukirwa bigatuma batabona ibisubizo bifuzaga. Natwe kudasobanukirwa hari igihe bishobora gutuma tutabona ibisubizo twifuza ku Mana, cyangwa se bigakererwa. Mu by'ukuri Imana ifite impamvu nyinshi zituma ikerereza ibisubizo, cyangwa se itaduha ibisubizo twari dutegereje. Ariko mu byo dushobora kumva, mu byo twabasha kubona, reka tuvuge impamvu enye zishobora gukerereza ibisubizo twifuza ku Mana. Impamvu ya mbere ni ukuba umubano wawe n'Imana utameze neza, urimo igitotsi, Imana itakwishimira. Bijya bibaho ikibazo ufite Imana ikagikerereza kugisubiza ku mpamvu y'uko ishaka kukwigisha, kugira ngo ikunguruze. Nk'uko Yesu yabivuze ngo mbese uwatunga iby'isi byose akabura ubugingo byamwungura iki? Imana inezezwa no kuzaduha ubugingo. Hari igihe tuba dufite ingeso, iyo ngeso itazatuma tubona ubugingo. Noneho Imana ikohereza ikibazo mu buzima bwacu, kandi igatinda kugisubiza, cyangwa se ntiyemere ko hari n'undi ugisubiza, kugira ngo bitujyane ku mavi, bitume dushakisha uko twabona igisubizo. Iyo uje ku Mana rero, hariho igihe biba ngombwa kubanza kureba ngo mbese nta kibazo mfitanye n'Imana mu mubano wanjye n'Imana. Kandi n'ibyo bibazo dufitanye n'Imana hari igihe biba bifite n'ingaruka kuri bagenzi bacu. Urugero ni nk'uko umuntu ashobora kuba ari umukoresha, ntahemba abakozi neza, bamwe akabima amafaranga kandi bakoze, akabigira ingeso, akabigira akamenyero, abakozi bakagenda bataka baririra Imana, kandi Imana yabireba igasanga nibyo. Rero hariho igihe iyo bimaze kuba ingeso, Imana ishyira ikibazo mu buzima bwawe udashoboye kwikemurira, hanyuma nawe ukajya ku mavi ugashaka ngo Imana igikemure, ariko nawe hari ikibazo abandi bakubonaho utigeze ukemura, cy'abantu utahembye, cyangwa se hari ikibazo cy'uko uwo muco, iyo ngeso Imana ibona itazaguhesha ubugingo, igakerereza rero ibisubizo kugira ngo wige umenye gukura icyo kintu mu nzira. Niho usanga abantu benshi basezeranya Imana yamugira neza, agahita avuga ati nanjye iki kintu ndagikoze, nanjye iki kintu nyivuyeho. Hariho rero igihe Imana ibikora gutyo. Umuntu ashobora kuba ari umunyamagambo, ari umuntu uteranya, ugateranya abantu, cyangwa ukavuga umuntu kugeza ubwo animuka, kandi akagenda yaririra Imana igasanga nibyo, ukabigira kenshi bikaba ingeso. Hari igihe rero Imana ishyira ikintu mu buzima bwawe kugira ngo ikwigishe, cyangwa se kugira ngo inyigishe nzabashe kubona ubugingo, kandi n'abandi babone amahoro. Kuko ubutaka uti Imana nkuriraho iki kigeragezo, ariko nawe hari umuntu wateye ikigeragezo, kugira ngo bitazongera Imana igikoresha ibyo bigeragezo kugira ngo itwigishe. Ni byiza rero ko ikintu cya mbere umuntu yaheraho ni ukureba ngo mbese mu mubano wanjye n'Imana nta kintu kibangamye kirimo, nta ngeso naba mfite Imana irimo ishaka ko nkura mu nzira. Ni byiza gutekereza ku nzira tugendamo, kuko ibyo ngibyo bijya bibangamira ibisubizo byacu, kuko ikishimishije Imana nuko yaduhesha ubugingo, yaduha ubugingo. Icya kabiri ni uguhunga umuhamagaro. Iyo umuntu ahunze umuhamagaro, Imana igizana ikintu mu nzira unyuramo kugira ngo kikugarure mu muhamagaro. Niko byagendekeye Yona. Imana yamutumye Ninive, yanga kujyayo, ajya mu bwato. Ubwato bugira ingorane. Ibibazo byavutse mu bwato kwari ukubera Nowa, kubera yari ahunze umuhamagaro. Na Petero hari igihe yavuze ngo nsubiye kuroba. Yesu yaramubwiye ngo uzajya uroba abantu, ajyanayo na bagenzi be. Kandi Yesu yari yababwiye ati mugende mu mahanga yose mwamamaze inkuru nziza. Barara baroba ijoro ryose, barara baroba ntibafata ifi. Ari umurimo yakoze kera amenyereye, kugeza ubwo yejaje mu gitondo niwe wabahesheje amafi bifuzaga. Icyo kibazo cyo kuroba ntibagire icyo bafata ni ikibazo cyavutse kuko barimo bahunga umuhamagaro, kandi bamaze kuyaroba bicaye barimo barya kuri ayo mafi. Yesu yamubajije ati Petero mwene Yona urankunda? Ragira intama zanjye. Yamwibukije umuhamagaro.
icya gatatu nanone ni igihe Imana ishaka gukoresha ibibazo urimo kugira ngo yigishe abantu, nawe ikwigishe kuzamura ukwemera. Hari igihe unyura mu bibazo, mu bintu bigoye, atari uko wacumuye, atari uko hari umuhamagaro wahunze, nta cyaha wakoze, ahubwo ari ukugira ngo Imana yigishe abandi ikoresheje icyo kibazo ikunyujijemo. Bijya bibaho umuntu akagira ikibazo gito kikamuhangayikisha, kikamunanira kwihangana, ariko iruhande rwe hari mugenzi we ufite ikibazo kinini cyane kandi akakihanganira. Umuntu arashobora kubura akazi, umugabo arashobora kuba afite akazi, umugore ntakore, icyo kibazo cy'uko akora wenyine kikamuhangayikisha, agasenga Imana itamusubiza bikamugusha, ariko iruhande rwe hari undi umugore n'umugabo bose badakora kandi bakihangana, bagakomeza gusenga, bagakomeza kugendana n'Imana. Umuntu ashobora kuba afite abana babiri, agashaka uwa gatatu n'uwa kane bikanga, akabisengera bikanga, bikamubera ikigeragezo, akumva ndetse n'Imana yayivuyeho, ati kuki Imana utampa ibi? Ariko iruhande rwe hari udafite n'umwe kandi aracyagendana n'Imana, aracyakorera Imana, aracyasenga. Hari igihe ubona ikigeragezo mugenzi wawe anyuzemo, wakitegereza ukavuga uti Imana mbabarira, najyaga ninuba, mbabarira, najyaga mvuga ngo warandenganyije, n'uriya mugenzi wanjye arahoze. Kandi iyo dusomye Bibiliya dusanga byarabayeho ko Imana ikoresha abantu benshi batandukanye kugira ngo yerekane ko ibigeragezo tunyuramo bishobora kubera isomo abandi. Yesu hari ahantu yavuze ku migi yabereyemo ibitangaza ngo ntiyisubiraho, aravuga ati Ninivi izabacira urubanza kuko babonye Yona, bisubiraho ku magambo ya Yona, bemere ibyo Yona yigishije maze bisubiraho. Kandi jyewe Yesu niwe vugaga, ndaruta Yona, ndakora ibitangaza, mwe mufite uruta Yona ariko ntimwisubiraho. Ati ibitangaza byabakorewemo iyo bijya gukorerwa muri Sodoma na Gomora baba barisubiyeho. Ni ukuvuga ngo hari igihe Imana ishaka kutwereka ko ibyo bigeragezo biduciye intege, hari abafite ibibiruta kandi bihanganye kandi bakomeje. No kuri kiriya cya mbere nanone aho navugaga yuko hariho igihe Imana kunyuza mu kibazo kugira ngo ikuvane ku ngeso, hari ijambo Yesu yabwiye umugabo yari yakijije mu ivanjiri ya Yohana umutwe wa 5. Ni wa mugabo wari wicaye ku gisima, yarabuze umuterera mu mazi. Yesu yaramukijije, bukeye bahurira mu ngoro. Yesu aramubwira ati warakize rero, ntuzongere gukora ibyaha, utazongera kugubwaho n'ingorane ziruta izambere. Icyo ni kimwe cya mbere cy'uko Imana ikunyuza mu bibazo kugira ngo igukure ku ngeso. Imana yamubwiye ngo ntuzongere gucumura, ni Yesu wabimubwiye, kugira ngo utazongera kugubwaho n'akaga n'ingorane ziruta izambere. No kuvuga ngo ibyaha, ibicumuro bishobora kutukururira ingaruka, bishobora kutukururira amagorwa. Icya kane ni uko Imana buri gihe atari ko isubiza ibibazo nk'uko tubishaka. Imana ntabwo ariko buri gihe isubiza ibibazo byacu nk'uko tubyifuza. Imana hari igihe iduha igisubizo gitandukanye n'icyo dukeka. Urugero nshaka gukoresha, hariho igihe ugera mu kibazo ukaba wumva igisubizo ushaka ari iki ngiki runaka, utakibona ukababara, ukumva uvuga uti iki nicyo kizamfasha. Reka nkoresha ingero nibyo binyorohera. Hari umukobwa witwa Tracy yarwaye indwara akiri inkumi, aramugara, ajya mu kagare, bakajya bamusunika. Noneho agasenga we avuga ati Mana nkiza, ndashaka kongera kugenda. We agasengera kongera kugenda, ariko aza kubitekereza, haravuga ngo ariko se ubundi igituma nshaka kugenda ni iki? Impamvu numva nshaka kugenda ni iki? Yabitekerejeho ugasanga impamvu we ashaka kugenda n'amaguru ye nuko akeka ko naba yicaye mu kagare azasuzugurwa, azasabiriza, atazabona icyarya. Ariko Imana yakoresheje izindi nzira, imugira umuntu ukomeye, yabaye umuntu wigisha abantu, akajya atanga inyigisho, yandika n'ibitabo. Kimwe mu bitabo bye cyitwa Deep Secret, naragisomye. Ni umuntu wakomeye, yaje kuba umumiliyoneri. Aravuga ati burya rero noneho ikibazo nari mfite si ukwicara mu kagare, ahubwo ikibazo nari mfite nuko natekerezaga yuko nicaye mu kagare ntazabasha kubaho. Hari igihe rero Imana
ubwo bumuga itabukuraho, ahubwo ikabugutungiramo, ikakohereza ikikubeshaho. We yaravuze ati ni ukuri numva nezerewe, numva nubashywe, numva nta kintu nshinja Imana. Kandi mbere agifite iyo imyumvire ye yari uko Imana imuhagurutsa muri ako kagare, ariko Imana ntiyabikoze, ariko kandi imugira uw'icyubahiro, yabaye umuntu ukomeye. Ibyo rero bijya bibaho aho umuntu ashobora, n'urugero, urashobora kuba ushaka kujya ku isoko, imvura iri kugwa, ukavuga uti Mana, iyo imvura yarihise nkigira ku isoko, ukavuga uti Mana, hagarika imvura nigire ku isoko, sinabona icyo ntekera abana. Mu gihe ku ruhande hari undi uvuga ati iyo imvura yari iguye, ibishyimbo byanjye byarumye, nkareba ko byazanzamuka. Imana rero ashobora kubasubiza mwese, uw'imvura ikamuha imvura nyinshi, wowe ikaguha umutaka. Icyo ushaka ni ukujya mu isoko, wowe washaka ngo imvura ihagarare, ariko hari igihe Imana ikuzanira umutaka. Rero iyo umutaka uwubonye, ujya ku isoko ugahaha, na wa wundi w'imvura ibishyimbo bye bikera, mwese ikaba irabashubije. Hari igihe rero Imana ikoresha izindi nzira, icyangombwa nuko igisubizo kiboneka. Wicyo yakekaga nuko imvura ihagarara, ariko ntihagarara. Hari igihe rero Imana ibikora muri ubwo buryo. Hari n'undi muntu nanone ngo yari yagiye mu mikino mpuzamahanga ngo ashaka gutwara igikombe, noneho aratsindwa. Atagitwaye ngo arababara cyane, amara igihe yaragize depression rwose, yaranze guhumurizwa, nyine adashaka kumuhoza, ajya gushaka umujyanama. Aravuga ati rwose byarambabaje kubona ntaratahanye igikombe nari niteguye. Aravuga ati se iyo utahanye igikombe wumva byari kugenda gute? Atanari kubona amafaranga yo gutanga muri banki kugira ngo mbone inzu ya deposit. Aravuga ati noneho rero ikibazo ufite ntago ari uko utatsinze umukino, ahubwo nuko udafite deposit yo kubasha kugura inzu. Ati rero reka nkubwire, hari igihe Imana ifunga irembo rimwe igafungura irindi. None ubibona ute? Twashakisha uburyo ki wabona iyo deposit yo kugura inzu. Noneho icyo gihe abyumvise mu bundi buryo, nibwo yatangiye gufungura mbese umutima no gushakisha no gufungura ubwenge. Nyuma yaje kubona ikintu akora, Imana imuha umugisha, abona ya mafaranga ya deposit yo kugura inzu yashakaga. Aravuga ati burya rero ikintu cyari kimbabaje suko ntatsinze uwo mukino, ahubwo nuko ntari mfite amafaranga. Kandi amafaranga Imana ishobora kuyaguha mu bundi buryo. No kuvuga ngo Imana ishobora kudusubiza, iduha ibyo twifuza, ariko ishobora no kutaduha ibyo dutekereza, ikaducira izindi nzira. Kandi ishobora no kudaca izindi nzira, ikadutwikira muri ibyo twatinyaga, nk'uko Imana yaguha umutaka ngo witwikire mu mvura, imvura itayikuyeho ariko ikayigutwikiriramo. Ibyo byose rero bisaba kubisobanukirwa. Iyo ubisobanukiwe wigiramo amahoro, kandi ukarushaho no kugendana n'Imana neza, kandi ukarushaho no gufungura amarembo. Ugafungura amarembo yo kugira ngo ubone ibikubeshaho, ufashe n'abandi, unanezerwe n'Imana yawe. Ntabwo buri gihe ibyo dutekereza ari byo Imana yacu ikora. Kuri kiriya cya gatatu twahoze tuvuga cy'ukuntu Imana ishobora kukugira icyigisho ku bantu, ikakunyuza mu bikomeye. Hari ijambo ry'Imana riri muri Yobu 37 umurongo wa 11 kugeza ku wa 13. Imana yaravuze ngo ibicu ni umuntu wari urimo ugira inama Yobu. Yaravuze ngo reba ibicu, Imana yohereza ibicu bikazerera mu kirere, kandi bigenda nk'uko Imana yabishatse. Ibyo bicu Imana ibyohereza ku isi gusohoza umugambi wayo, kandi bikawusohoza nk'uko ibishaka. Natwe bavandimwe, Imana yaturemye ngo dusohoze umugambi wayo, kandi tuwusohoze nk'uko ibishaka. Hariho ibintu itunyuzamo kugira ngo dusohoze umugambi wayo. Muri uko kwihangana kwawe hari umuntu uzahazamukira. Imana itunyuza mu bikomeye kugira ngo iturere. Ubundi mu buzima usanga twebwe hari igihe tuzamura abantu tukanabagusha. Uruhande rumwe hari igihe ubera abantu icyitegererezo ukabazamura, ariko ku rundi ruhande ukababera ikigusha ukabagusha. Rero ibyo Imana itunyuzamo ibishaka kuduha amatraining, ibishaka kutwigisha kugira ngo tuzamure benshi tugushe bake, ibishaka kugabanya umubare w'abantu tugusha ndizamure umubare w'abantu dufasha, abantu batwigiraho. Rero icyo kibicu ngo Imana ibicu itegeka uko bizenguruka mu kirere ngo bisohoze umugambi wayo ku isi. Nimba ibicu bitavuga, bitabona, bidafite amaso, bisohoza umugambi w'Imana ku isi,
twebwe nitwe tutasohoza umugambi w'Imana ku isi. Rero iyo myumvire Imana irayiduhe, tujye dusenga ngo Imana iduhe imyumvire myiza kugira ngo tumenye ko ubuzima ubwo ari bwo bwose turaba gusohoza umugambi w'Imana. Ibyo tunyuramo byose tujye tunasigamo ako karezerive ko kumva ngo ibi ngibi Imana ibinyujijemo kugira ngo isohoze umugambi wayo runaka. Bityo rero tubyitwaremo neza, kandi Imana ifunze umuryango umwe igafungura uwundi, tujye tuwakira, kuko byose iyo ibitunyujijemo dusohoza umugambi wayo mwiza, tukabera abandi icyitegererezo aho kubagusha, twitwaye neza mu bigeragezo, kandi natwe ukwemera kwacu kugakura, ukwemera kwacu kukiyongera. Muri icyo gitabo cya Yobu 37:21 yavuze ngo, uwacyanditse yavuze ngo ibyo bicu hari igihe bizibira urumuri, hari igihe bifungirana urumuri ntirugaragare kubera ibicu, ariko ngo ni akanya gato ngo nanone urumuri rukongera rukagaragara. Ibigeragezo ufite, ibigeragezo waba urimo ni nk'ibyo bicu bifungirana urumuri. Yesu yaratubwiye ngo turi urumuri rw'isi. Urumuri rushobora kuba rufungiranye by'akanya gato aho unaniwe kubera ibikugerageza, ariko najya mubwire ngo ni akanya gato, nk'uko uwo murongo wa 21 bivuze ngo ibyo bicu ni akanya gato kuko bikomeza bigenda. Ibigeragezo ni nk'ibicu, uko ibicu bibona bigenda bizerera, ntibiguma uruhande rumwe. N'ibigeragezo nuko birarangira, nta mvura idahita, ibicu biragenda. Rero iyo bivuyeho urumuri rwongera kugaragara, kandi ibicu ntibitinda, ngo ni akanya gato. Natwe rero ibitugerageza ni iby'akanya gato, ntibitinda. Rero ikintu navuga, twige gusobanukirwa. Iyo tubashije kumenya n'impamvu Imana itunyuza muri ibyo byose, kitabikoze itwanga, kukidukunda, turushaho gutuza, kurushaho kuyizera, kandi tukanagendana na bagenzi bacu neza. Imana idushoboze, Imana iduhe ubwenge, Imana iduhe gushakisha, kwiga, gusobanukirwa. Yemwe niyo twatangamo amafaranga, niyo twatangamo umwanya, dushakishe kwiga, dushakishe gusobanukirwa kugira ngo tubashe kubaho tunezeza Imana kandi tunezerewe. Shalom.